Yes, reka nizere ko ukomeje kugubwa neza rero aho uherereye hose, nizere ko umeze neza cyane ibyo urimo gukora ndetse waramutse neza, nizere ko umunsi wawe kandi uza kuba ugenda neza nk'uko wabiteganyije. Iyi ni ishami 250 ukomeje gukurikira, n'ubundi urabizi ko tukugezaho amakuru meza kandi atandukanye. Icyo usabwa no gukora subscribe kuri no channel, ukajya uduha n'ibitekerezo, ukajya unasharinga izi nkuru kugira ngo n'abandi bazibone. Guys, dufatanye kugira ngo ino channel tuyizamure, ibashe kugera ku rwego twifuza. Ni channel yanyu, ni channel izajya baha ibyiza mwebwe mukeneye. Rero aka kanya rero nkuzaniye inkuru, ni inkuru nimbe ndebo yita inkuru nziza cyangwa se inkuru mbi, ariko ni inkuru yo mu karere ka Gatsibo, aho abantu 13 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho gutera abana batoya inda cyangwa se gutera inda abangavu. Aba rero ni abagabo 13 bo mu karere ka Gatsibo batawe muri yombi mu cyumweru kimwe cyonyine nyuma yo gukekwaho gutera inda abana b'abakobwa bataruzuza imyaka 18 y'ubukure. Abangaba rero ni bamwe abasore mukunda kwita ribu. Ubwo rero nutereta umwana cyangwa se wifuza umwana utarageza imyaka 18, umenye ko nyamuneka gereza iragutegereje. Aba bagabo rero batawe muri yombi nyuma y'iminsi mike aka karere kiyemeje guhiga bukware abagabo barenga 500 bari ku rutonde rw'abateye inda abangavu abangaba rero bakaba batari batabwa muri yombi. Aka karere ndumva kibasiwe ko abagabo 500 barenga nibo bakekwaho gutera abana bakiri batoya inda. Ubwo bivuze ko muri aka karere babarura abana barenga 500 batewe inda bataruzuza imyaka y'ubukure. Ni ikibazo gihangayikishije igihugu mu by'ukuri, kuko ni ibintu bimaze kwera kuba abana batoya barimo guterwa amada, kandi ari ibintu bitari byiza, no kubicira ejo hazaza. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo ni Gasana Richard yavuze ko aba bagabo bari gutabwa muri yombi nyuma y'iminsi mike ubuyobozi bwiyemeje kubashakisha no kubashyikiriza ubutabera mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa. Yagize ati ni abagabo 13 ariko tubafashe mu cyumweru kimwe nyuma yo kwiyemeza gukurikirana abateye inda abangavu. Mu ngamba twafashe zikomeye, irimo ya mbere ishobora kuba yadufasha nuko ababigizemo uruhare bafatwa bagashyikirizwa ubutabera, kuko iyo badafashwe barakomeza bagakora icyo cyaha, cyangwa se hakagira n'abandi bavuga ko n'abandi babikoze kandi ntacyo babaye. Numva ko rero bari kurwanya bimwe twita kwirara ndetse no gutanga isomo kugira ngo n'undi wese wumva ko gutera inda umwana ukiri mutoya ntacyo bitwaye agomba gucika kuri iyo myumvire. Meya Gasana yavuze ko gufata aba bagabo ari ukubahiriza amategeko, kandi ngo ni uburyo bwo gukanga ababikinisha abakibishaka n'abandi babikora, bakabona ko ubuyobozi bwahagurukiye kubarwanya kandi ko ari icyaha gikomeye. Ku bijyanye no gusohora urutonde rw'aba bagabo barenga 500 bateye inda abangavu batarashyikirizwa ubutabera, yavuze ko urutonde rw'abakekwa barufite, buri murenge ukaba ufite umubare w'abakekwa kandi ko uri kubakurikirana. Mu magambo ye rero Meya Gasana yagize ati kurushyira hanze tuvuga nuko buri murenge wose urufite, ntabwo tuzarutangaza mu ruhame kuko habamo ingaruka nyinshi. Hari abantu bakwibonaho bakaba baducika, gusa urutonde twe turarufite n'inzego z'umutekano zibafata zirarufite. Dufite abagabo bakekwa barenga 500. Twiyemeje ko uku kwezi kwa 5 kurangira abari mu karere kacu bose barafashwe.
Gasana yavuze ko hari abandi ngo bamara kumenya ko bakoze icyaha bagatoroka, ariko nabo ngo hazakorwa urutonde rwabo baruhereze polisi bafatirwe aho bari, yaba imbere mu gihugu ndetse no hanze. Akarere ka Gatsibo kaza ku mwanya wa kabiri mu Rwanda mu kugira umubare munini w'abangavu batewe inda, nyuma y'akarere ka Nyagatare. Urumva ko hose ni mu ntara y'Uburasirazuba ndetse n'uturere duhana imbibi. Muri aka karere ka Gatsibo habarurwa abangavu 775 batewe inda mu myaka 2 ishize. Halala. Abagabo bafashwe ni 278, muri bo abagera kuri 209 bari mu nzego z'ubutabera mu nkiko banafunze, mu gihe abandi 69 barekuwe kuko habuze ibimenyetso bigaragara. Ngayo nguko rero, ubwo nyamuneka nawe nimba ujya ubona kana muri karitsiye ukakegera ukabona wakifuza, bicikeho ntabwo ari byiza, kuko ntabwo aba bana baba bakageza igihe cyo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina, kubera ko ntabwo baramenya kwihitiramo ikibi n'ikiza, ntabwo baramenya kumenya ibizaba, ingaruka zizabazaho nyuma y'ibyo byose, ntabwo baranagira n'ubushobozi bwo kwirengera izo ngaruka. Rero umenye ko inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi ziryamiye amajanja. Uzabikora wishimye, ariko uzamara iyo myaka 20 cyangwa 25 muri gereza, uzaba udindiye utakaje n'igihe kinini. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mukore subscribe kuri ino channel, mukomeze mudushyigikire, dukomeze tubane mu bihe byose, mukomeze muduhe ibitekerezo, mukomeze mubane natwe umunsi ku munsi. Ndabashimiye, muhahe muronke, ciao, bye.